habaye iki? Bangubise mbese. Ana umva kandi ngo ni wa musheri nari ngiye gusura. Ndikumva no kwicara ndabishoboye kampe kwicara hano. Narume sinakubwiye. Nijisho byari rivuyemo haciye gake. Sinakubwiye ngo uriya mukobwa azagukoraho ukampakana. Ziguno ndi kumva riri kunjye ariko wamfatira hano koko. Narakubwiye ngo uriya mukobwa bazamukwiciraho urabyanga. Urukumva zijisho rikirimo. Uriya mukobwa w'umurozi nakubwiye ngo bazamukwiciraho wanga kubyemera. Ikibazo rero nuko mukunda. Ariko ntabwo cyakora pe n'ukuri narakubwiye tureke kumukunda tukunda abandi we none ikigeretseho n'umunyina n'umugore. None si nimba ari n'umurozi ntabwo byatuma ndeka kumukunda mwana. Komeza noneho ubu uzaza mu mutwe w'ubawumenye. Ariko nimara gukira uramutibe kanza tuza kandi ngo ni injuti yanjye ngo nawe ni injuti yanjye ngo ni kididi. Sha. Kididi? Ngo ni kididi injuti yanjye. Sinakubwiye. Akambwira ngo ari kunyigisha uko ndateretata. Ahubwo reka nkubwire. Genda unjakire wa mugabo akumbera igihe umukinzanire nanjye nje kunyonga ndebe wenda ko nakorera n'igihumbi. Turebe ko turabona ibyo turi. Teka ngende. Tani kuri hano. Ani rero mwana wanje. Wabonye ko ubusize mama wawe ibintu byose sinzi ukuntu abifata yarahindutse ariko nari ndi kugira ngo nsimbuke babantu ngiye ko nabaka amafaranga. Ugiye kongera kubishyuza? Ngiye kubishyuza kuko ari twavuganye ko banyishyura mama wawe aza. Sinzi wabonye ibintu yankoreye ntabwo sinzi ukuntu nabifata. Uri ko guhamagara se nibo? Ntabwo aribo niyo mpamvu namwirengagije umuntu. Ahubwo ndagira ngo nsimbuke ngereyo ntega akagare hariya kubera ko nshaka kwihuta. Yego nta kibazo nanjye nyine ndaza kureba ngo mubeshya kuko wagiye gusenga. Ntumubwire urabona niyo mpamvu nkoresheje uca mu gikari. Yego ntabwo mubwira. Mama wawe sinzi ukuntu mbese mutekereza ndacyamwigaho ni nayo mpamvu ndashaka kuvukira uhita mutunganya ndashaka kumenya icyo ashaka kugeraho. Sibyo? Sawa mwana wawe. Agenda rwese. Sawa.
untegereza ntagutinda untegereza ariko muje mugenda mwiga amagare neza urabona ukuntu wari umiritse pe kosha yewe bose gize n'amahirwe kuziye mu gihe gize n'amahirwe kuziye mu gihe dore ese wayabonye ndamugire dore nari maze gukatira nk'urufunguzo ahubwo nta rundi rufunguzo mugira ngo rw'ingufuri yanyu ngo ndeke kuyica ndeko ese nabwo nje nagombaga kuguha imfunguzo sha ntabwo y'inzu nkagirana narangiza nkabika urufunguzo rwayo ese bose kundi kumva urukundo akarira kandi aka kanya dupfuye shamwe ubushize wambwiye iki gerageza amafaranga uyana ari nta matakira nguye none utangiye kumbwira ushaka kumbwira ko hari umuntu ikibazo cy'amafaranga igihe cyakemukiye bose dore ejo umudamu wawe yageze aho ngaho arakwati rero nimuhereza amafaranga y'ikingo nimuha amafaranga y'inzu nimba muhaye makeya ugirute amafaranga y'inzu niwe nayahaye umudamu wawe nyine nari nkigusobanurira ubwo rero ayandi make yari yasigaye nari nagurishije rya gare ryanjye kugira ngo nze tuvaruke mwishyura amafaranga yawe none dore ukureba ikibazo cy'imbaho nje nasize bisobanuye ngo ndamutse ngeze mu rugo tayari amafaranga nayasanga ayamuhaye pe yamuhaye ejo gusa sinzi impamvu atayagushikiye dore ko ayo ngayo arimo hano mu nzu arimo kandi inzu yanjye sinzongere gusanga none se iyo ngufuri kutanga yuko ndabigenza ndakubwiye iyo ngufuri nizere ko ntasanga waciriye urugi ugira uko ufungura ibyo nibikureba ariko njyewe sinsange waciriye urugi yego ariko amafaranga birasobanutse ariko none se bose umuntu azaje aratanga n'amafaranga ayo ngaho yasigaye mosheri nyasange ndahimuka ntabwo muba mwarize amagare twongere kuntwara nabi izere ko ubu wicaye neza twari gare neza rwose twagezeyo kabisa twagezeyo angahe 500 yose kugenda no kugaruka sepo bibaho waza gutega n'amafaranga ntabwo byakumvikana ntabwo nkeneye no gutwara abandi bakiriya ariko abakiriya b'icyo gihe ibyo mwamuvugana sasa rero wenda amafaranga aya niyo mafaranga urubuga aya ni amafaranga aya ngaya ni makesha urimo urata amafaranga wowe urimo urata amafaranga kwe andi urayasanga uretse uretse amafaranga uretse reko urashaje kote yishura iyo kote ushaje kote nureba neza cyane gahunda usigaye ufite muri iyi minsi n'igihe nta gahunda iraba ni amasomo nta kindi sha ndi kumva ndi kubona njye bitari kugenda neza gute se siko nsigaye mbona warigize umuntu urenze ngo ushaka kwigira indaya yuko mama ntabwo ari uburaya sinkikubona ahangaha utuje nsigaye mbona uri hejuru ukuntu sinzi ibintu cya mbere usigaye mva ku ishuri nkaza nkiryamye ugiye kumbera nka siko papa se na mama bagutwaye iki papa ko ari umwana mwiza ubundi tuziranye hano aha sinzi ibyawe nawe si ushaka kwigira indaya nk'abakobwa mbona hanze aha mama ntabwo ari uburaya ni ukuri watuzi iki gihugu cy'umusaza ko atari cyo kwitwaramo gutyo ko ntabwo ari uburaya wewe yaduhaye iterambere aduhereza byose yabiduhaye hese bisiwe yose mama isore na papa mwabyikorera nubwo ari perezida w'imahanga umusaza umva afitemo uruhare runini yaduhaye uburinganire icyo kintu akimara kukiduha nahise nteraho vi
uzajya wirirwa gukubita papa mbese nawe ibyo ngibyo nasi mu byo avugaho ugera wumva ibyo abivugaho oya ntabwo ari byiza ariko ni ibisanzwe ibyo ngibyo tugomba kubigarura oya mama ntabwo ari byiza ni ukuri none se niba ari umwana mwiza ndi kukubwira ibya papa papa n'umurenganya ubwo sinzi niyo ari none yagiye gusenga aha amazi yenda kumutaho neza urabona yagiye gusenga no kuri nta kindi kibazo tugereza ko hinduka nawe yego umva mubwire agakunguka bene za basore kandi agakeneye muri ubu mama ntabwo ari agakunga we basore se kandi mbese undi muri bariyo mukundana n'ubu nta muhungu nkunda bose ko nabonye ari inyatsi mama bose bangendaho kuriya aya nta n'umwe nshaka mu rugo rwanjye ntazongera no kubabona Dadi wiriwe Wiriwe sha Tony. yego kuri kurira sabaye Tony. Ibintu bimbayeho mu buzima bwanje. Ukira amacupa. yaramufashe telefone ihangane papa Mama Tony, wiriwe. bitibambwe nawe cyane Kuki ukumagarika sha? ubaye iki ko n'ubwo muri byinshi cyane Nyine Mama Tony gusa mbese njyewe nagiye kwishyuza amafaranga babapangayi kuki Mama Tony kuki bambwiye ko uzi n'ibintu bimbayeho hariya mu muhanda bikugendekeye bite se utakunsobanurira cya kinyonzi kinkubita kimpaye amafaranga kandi bambwiye ko amafaranga telefone yiri he papa ndakugize gutyo ko cyawuse ko no gushaka nabi bibaho ese kuko muri centre umeze gutyo ndakugize gutyo nyine urabona mama wawe ukuntu ntwara gukubitwa n'umugore sha bayangane hariya hari umunyonzi nateze nja kwishyuza aya mafaranga yego ubwo rushaho usibye ko nyine nk'intu ari nk'ibara bagize cyane ndebye mu myendere ntajyanizana n'amafaranga ubwo muri ako kanya nibwo umunyonzi yafashe ku muhanda ashaka ikoti uwo munyonzi se n'uwuhe uwo munyonzi arambise birambaza papa n'uwuhe kimwe ikinyonzi kimwe cyavuye gushaka umupira w'imana mu kibuga w'umutuku gifite n'igipfuko nk'ahangasha umupira wa kabizo opera mama ko munyonzi ari baba babigize bananga Mama Tony nta cyane nta mubwira ngo wigize ishyaka ni nta cyane sibyo ko cyo kigaje warazora kumanikisha amaboko nonda kumanikisha amaboko kuko ibyo ariko ubundi ndazigikwe ntabwo ndi kuko papa none se umuntu kuba Tony genda umwereke sha umwereke uko intamba zambarwa sha umwereke ko